mu gice cyatambutse mu nkuru Mbabazi naguha twari dusize James amaze guhirika Jesse rero ahita kubita umutwe ukameneka aba yakomeretse bikabije. Reka inkuru yacu n'ubuje tuyihera ahangaha mu rugo kwa Jesse. Logan ahita yegera Jesse akamuterura ari nakari kumuhamagara, ariko Jesse ntago aba ari kuvuga, yewe nta nubwo aba ari kumva. Logan mu bwoba bwinshi n'igihunga aramuterura, mu kumuterura agahita agenda akamutereka mu modoka amwihutana kwa muganga. Uwitwa Isimbi ndetse na James nabo baza mu yindi modoka babakurikiye. Isimba bari kubwira James kavuga ati nibiki ukoze, urabona neza utari wishe umuntu. James ati ese ndati suranze, ndati nago nakuyoberwa. Gute se nakuyoberwa kandi ubana n'umugore wanjye? Simba ati nago mbyumva, uranzi no kumenya. Ndati ndabizi, ndakuzi nta muntu ntazi mu nshuti za Jesse. Uriya mukobwa tuziranye kuva kera, njyewe mufata nka girlfriend wanjye. Nako si mufata nka girlfriend wanjye, mufata nk'umugore wanjye. Rero no kuba twite kandi atwite inda yanjye ni ibintu nagambiriye kera, nahubwo nagize amahirwe kuri iyi nshuro ntiyayikuramo. Yaramaze gukuramo inda zanjye zigera kuri 3, ariko kumwikuramo byarananiye. Kuri iyi nshuro rero ntago ngomba gutuma umwana wanjye agira icyaba. Simba ati ntago ndi kubyumva. None se wowe na Jesse muziranye kuva kera? Numvise untanze, ubundi unzi gute? James atereka nkubwire rero Isimbi, uriya mwana w'umukobwa twahuye rwose niviriye mu kazi, mbona ukuntu ari mwiza, bitangira nanamutereta. Ntago nari nzi ko agira imico nk'iyo nzi. Nta mico mibi idasanzwe muzi. Mico mibi mvuga ni yuko nyine yagiye nkuriramo inda pe. Nta bindi bikorwa bibi nigeze mufatiramo, nubwo najyaga numva hari abantu bambwira ngaranga nci inyuma ngo nagashobotse. Rimwe na rimwe nanjye hari igihe najyaga muhamagara nkamubura, ariko kuko namukundaga nkabyirengagiza. Hanyuma rero wo kugira ngo nkumenye, nakumenye kubera ko nyine urumva mfite imfunguzo za gate, nkagira izo ku nzu hariya. Inshuro nyinshi najyaga nza hariya mu rugo nk'utashye wanjye. Mugiye kubana rero arambwira atagiye kubana n'umuvandimwe we witwa Isimbi. Banza no kugira ngo ari kumbeshya, yewe turanabishwanira. Nyereka amafoto yawe, akumbwiraho byinshi, mbwira ko mwiganye, mwakuranye, mwareranywe, nkumenya gutyo. Nari mbizi rero ko mubana. Ni n'inshuro nyinshi nagiye nza hariya ngasanga nuhari wagiye ku ishuri. Kandi ikindi amafoto yawe nawe amanitse muri salon. Ntabwo rero nakuyoberwa. Ni na kenshi najyaga mpura nawe mu muhanda uvuye ku ishuri, nkumva naguha na lift, ariko nkabura aho mera nkuvugisha kuko utanze. Ntago Jesse yari yakakumpresence ngo wenda tube twamenyana, ariko njye nari nsanzwe nkuzi. Simba aratungurwa akavuga ati ngwiki, none se mwakundanaga nyine byo gukundana, urukundo ruri serious? James ati cyane, njyewe Jesse ndamukunda, niteguye no kumugira umugore tukarera n'umwana wacu. Ahubwo ntago nzi ibibazo n'ibintu biri kumutera, birari kunzanaho ngo Logan, ntago ibyo ngiye bindeba. Ahubwo njye nibaza uriya mutipe yaje ate mu buzima bwacu twembi, yabwitambitse mate. Ntago ndabyumva kugeza ubu. Simba taha, ibintu ntago nabona uko mbyivangamo.
basi reka turebe ko wenda ari buze kumera neza, ahari wenda niwe uzabasha gusobanura ibi bintu, nanjye ubwanjye sinzi ikintu nakora kugira ngo mbisobanure. Tuve aho ngaho tugaruke kuri Clenia. Clenia yabageze kwa muganga yambaye ibirenge, yinjira mu bitaro, akagenda yinjira muri buri room kugira ngo arebe ahantu papa we arwariye. Aramushaka mu bitaro akamubura. Arakomeza agashakisha, kubw'amahirwe agahura n'umudokita. Dogita kumubona tuvuga ati oh Clenia ni wowe? Undi ati ni njyewe dogita. None se kuri hano waje gushaka Hamza? Clenia ati apana, ndabizi kadahari. Undi ati ubwo byari binshanze uburyo uri hano kandi sheri wawe ndako fiance wawe, harya mwari muri abafiance? Agiye muri abafiance? Clenia ati byasaga nabyo. Undi ati oya se, ngeze kuri agiye muri abafiance? Clenia ati dogita, reka ibintu bya Hamza tuzabiganireho ikindi gihe, ntabwo ari byo binzanye hano, ahubwo hari ikintu nshaka. Dogita ati se ko mbona usa n'utari rwiyambitse, mbona wambaye ibirenge, ni amahoro? Clenia ati oya, ntabwo ari amahoro, ahubwo se wamfasha kumbwira icyumba umuntu witwa Clevis arwariyemo? Dogita ati Clevis umwe ukomeye, umwe w'umukire tuzi twese? Undi ati yego. Ati ngwino nkwereke ahantu arwariye. Dogita ahera kagatwara Clenia kamwereka icyumba aryamyemo. Clenia ahera kakinjira, asanga papa we aryamye asa naho ari muri koma, atari kubuja yewe atananyeganyega. Clenia yinjirana na dogita. Ukwinjirana na dogita, dogita akigeramo aritegereza akareba, akabona birasa naho umutima wa Clevis utari gutera neza. Aritegereza akabona urasa n'uwahagaze. Ahera kakahita abwira Clenia, kavuga ati buretse gato, ko mbona wagira ngo umutima we wahagaze. Aracekinga akabona ko urasa n'uwahagaze. Ahera kagasohoka agahamagara abandi badokita, bagahita baza binjira bakegezayo Clenia, bagatangira gushitura umutima. Barawushitura, ariko mu kuwushitura umutima ukanga kongera gutera, gasa n'uwahagaze. Ugasa naho tari bwongere gukora. Dogita ahera ko akabwira abandi, akavuga ati nimwandike isaha muvuge ko apfuye none. Clenia byose abari kubyumva bahita avuga ati oya ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Badokita bahera ko bagasohoka, Clenia agasigaramo aho ngaho, tangira no kurira, akavuga ati oya ntabwo wapfa, ntabwo wagenda gutya. Basi niba ari njyewe munyiru kubitera, niba amakosa yose ari ayanjye, ndakwinginze mbabarira, ntabwo wagenda gutya. Clenia areba papa we, kabona ahantu aryamye,
tangira gutekereza no kwibuka uburyo abadokita bavuge ngo apfuye nangwa se nimwandike ngo apfuye amasaha ya naya akarushaho kugira inimba kavuga ati papa mbabarira yego nibyo nanyuze mu buribwe yego nibyo nabayeho nabi ahari nanjye mbabarira ntabwo ndabasha kwiyumvisha no kwakira yuko uri data ndeba uburyo utunze nkareba uburyo ubayeho neza nakibuka ubuzima bubi nanyuzemo nkumva ndushijeho kwanga isi n'abantu erega si uko nkwanga kuba nguhunga n'ubwoba mba mfite ntabwo ndabyiyumvisha ntabwo ndabikurura namaze kumenya ukuri ndabizi yuko utigeze unyanga ndanabizi yuko atari uko utanshakaga ahubwo mba nibaza icyo mama yampoye nkibaza n'icyo yaba yaraguhoye cyatumye wowe nawe mutandukana ntabwo ndamenya story yanyu neza ariko papa ntabwo ari ngombwa ngo ugende ntabwo ari ngombwa ngo nsige basi wenda mbabarira bwa rimwe wongere ungarukire nkubwire ko nta rwango nta n'umutima mubi ngufitiye. Crane yatangira kurira none hari no gutsepfura kubera ikiniga agatsepfura cyane ahera kagapfukama imbere y'igitanda agatangira gusenga akavuga ati Uwiteka Mana ishobora byose wowe Mana isumba byose kandi Imana ishobora byose aho uri wumva ndakwinginze ohereza aba guardian angel baze bakora igitangaza njya numva ngiteka tuhora dufite bamarayika murinzi bakora imirimo n'ibitangaza reka mbone igitangaza cyawe nonaha unzurire papa. Mana ndakwinginze ongera umugarure mu buzima yongera abeho ndabizi yuko uri Imana isumba byose kandi byose nta kibasha kuba cyakunanira byose biva mu kuboko kwawe no mu gushaka kwawe nubishaka arahera akakire. Mana murengeri rya none umugarurira ubuzima ndakwinginze ndagusabye kandi ndaguhendahenze bikore kandi ubikorere kwiyubahisha. Nizereye mu gukora kwawe no mu bushake no mu mbaraga zawe. Crane yahera ko agatangira gufata papa we mu kiganza akavuga ati dad papa ugiye kare oya winsiga oya wigenda basi niba ninkubwira ko ngukunda urabasha kongera kubaho ninkubwira ko nkubabariye urongera ukabaho ndabivuga inshuro igihumbi ndakubwira ko ngukunda mbikubwira inshuro zitabarika. Crane yakomeza kunyeganyeza Clavis kavuga ati daddy ndakwinginze oya wigenda papa akomeza ahamagara izina papa yarangiza agahera kakavuga ati papa ndakubabariye basongera ubeho ndakubabariye basi ndagukunda ndakubabariye sinzongera kujya kure yawe ariko basi baho ntabwo wagenda gutya ntabwo wagenda nonaha ndarenga hahise hanjye ndenga umujinya n'uburakari mporana ndenga urwango mfite mu mutima ariko basi
umbabarire ubeho. Papa mbabarira ndagukunda, ujye wigenda. Ako kanya Travis ahita akanura akareba. Ken yawe nta nubwo aba yabibonye, akomeza kavuga ati dad, papa mwiza, mbabarira wigenda. Ntago wahita ugenda aribwo twari tukimara kumenyana. Mbabarira kuba naratinze kukubwira ko nkubabariye. Umbabarire kuba naratinze kukubwira ko ngukunda. Mbabarira papa, oya wigenda, ntunsige. Papa ugomba kubaho, ukabaho kubw'umukobwa wawe, ukabaho kubwa Clenia, ukamuha urukundo atigeze abona mu buto bwiwe, ukamuha rwa rukundo utigeze ugira amahirwe yo kumuhereza, ukongera ukabana nawe, ukagira ihirwe ryo kuba uri kumwe nawe, iryo hirwe atagize yewe nawe utagize, mwembi mukabona ayo mahirwe. Clenia kubera ko abafashe ibiganza bya papa we, ahita yumva ikiganza cya papa we kimufasha kimukomeje, ahera akikanga mu gihunga cyinshi, akavuga ati nose papa urakangutse, papa urongeye ubayeho, papa uri muzima, basi vuga numve niba ari wowe, vuga basi numve ijwi ryawe. Travis ahera ko n'ijwi rituje ariko rifite intege nke, akavuga ati ndimo ndarota. Clenia mwana wanjye, uri hano? Clenia ahera ko akamukoraho, akavuga ati papa yego ndahari, ndi iruhande rwawe, ni njyewe Clenia, nkoraho wumve. Travis atangira no kumukoraho mu gahinda kenshi n'amarira, agatangira kurira, akavuga ati mwana wanjye, mbabarira umbwize ukuri, koko wambabariye, koko warambabariye, ese koko urankunda nk'uko wabivugaga? Clenia ati dadi, niba ari byo byatuma ubaho, niba ari nabyo byatuma uva hano kwa muganga kuri iki gisasiro, yego ndakubabariye kandi koko ndagukunda. Papa najyaga nkumva abandi bana bavuga ba papa wabo, abandi bana bashima ba papa wabo buryo babitaho, nkajya mbona uburyo bajyaga kubafata ku ishuri, njyewe ndi bwitahane nkumva ngize agahinda, nkifuza kugira dadi nanjye, nkifuza kugira umubyeyi, nkumva hari nanjye uwama papa nabyishimira, nkumva ngukunda ntakuzi, ariko kuko nari narabwiwe ko utakiriho nkarushaho kugira agahinda, bavuga ati nakifuje iyo papa wanjye umbyara aza kuba ahari, wenda hari nanjye yari kuba yancyuye nk'abandi bana. Ariko none nakumenye nkuze, ntago nababajwe nuko nakumenye, ahubwo kuba naratinze kukubabarira, numvaga nawe warantaye ku bushake, numvaga nawe utaranshakaga, mbera ko numva nanjye ntagushaka, ariko mbabarire natinze kumenya ukuri, mbabarire kwirengagiza ukuri, mbabarire kutakwitaho. Papa ubu njye nawe turi kumwe, nta kizongera kudutandukanya, ntago nzongera gutuma ujya kure yanjye, kandi nanjye nuko sinzigera nongera kujya kure yawe, basi wenda ariko ntuzongere kumera gutya papa, ntuzongere kudukura umutima. Mama arahangayitse. Travis ati mama arahangayitse. Mama wowe?
Crane ati Karoli ahangayitse. Nabonye na mama muto nawe ahangayitse. Ati ndabizi ibintu ndi kubwira nturi kubisobanukirwa, ariko uwo ndi kuvuga ni Gaju. Yewe na Aunt Ekim nawe ntabwo atuje. Byagera kuri Uncle Medi nawe ntameze neza. Noneho na Papa Raoul bose bari baguhangayikiye. Gusa nta n'uyu n'umwe uzi yuko ndi hano. Bakira aho ngaho abo bose bamaze kuvuga bahera ko bakinjira, kubera ko bamaze kubahereza inkuru yuko Clevis ibyo byarangiye. Binjira mu marira menshi bagasanga ahubwo aricaye arimo aganira n'umukobwa we Crania. Bose baratungurwa ndetse bakumirwa, bamuhuriraho bakamuhobera. Raoul ahera akavuga ati se ntimureba, umenya hari umuti wa Clevis wabonetse. Umuti nta wundi yari Crania. Kari ahita atungurwa kavuga ati se mwana wa, nje hano mfite ubwoba n'igihunga, nje kubwira Raoul ko nkubuze, niteguye ko agiye kumbwira nabi, ambwira ngo kuki nari mbikubwiye, none burya wageze hano. Crania ati burya natekereje sanga ngomba kuza kureba data. Nibyo ahari nakwirengagiza byinshi, nkamurakarira, nkumva ndanamwanze, nkumva sinshaka kumureba, ariko amaraso antembamo ni amaraso ye, ndamaraso ye, ntacyo nabihinduraho. Uko namwanga kose, uko nabikwepa kose, niwe data, ntacyo nabihinduraho. Medati base wamubabariye. Crania yaseka ati mbaye ntamubabariye ntago nari kuba ndi hano. Bose baramuhobera kabona barishimye. Gaju ahobera Crania kavuga ati mwana wa, basi reka nanjye nguhobere, reka nanjye nkwegere, basi numva ukuntu umeze, mbega ukuntu uri igikobwa cyiza, ni ubwa mbere nakubona ko kuri mwiza, neza neza, inda ni iya mweru, ni mwiza nka mama wawe, ariko nakura murenze. Medati nari ngiye kugukosora, uhereye kuri kosora rwose. Crania ni mwiza, nta n'amahuriro Debora ntiyakurikira. Ati uyu mwana afite ubwiza buruta ubwo nyina yari afite. Clevis ati nimundekere umukobwa, ahubwo abasore nzabicira ku mukobwa wanjye. Abari aho bose baraseka. Clevis aba yamaze gutora agatege, mbona ameze neza, bose bishimye, munezero ari wose. Bakira aho ngaho mama Clevis nawe ahita hinjira, kubera ko bamuhaye inkuru y'incamugongo. Yinjira afite agahinda, ababaye ari kurira, ubona umubabaro ari wose. Crania ahita amwitambika kavuga ati kandi se bite wowe? Gaju ahita amubwira ati Crania, uwo ni nyogokuru wawe, uwo ni mama papa wawe, ni mama wa papa wawe. Crania ati ngwiki, uyu ni Glama. Wow, mbega ukuntu ari mwiza, mbega ukuntu ari umusirimu, nyogoko wampobeye. Mukecuru mu marira menshi tavuga ati ndarota, iki gikobwa cyiza se kandi ni icyahe? Umukecuru aba yamaze kubona ko abantu bari aho ngaho bameze neza, n'ibyo kwirwa baza ati Clevis aba yamubonye akabona ko ameze neza, ahubwo ahera akabaza si iki gikobwa cyiza ni icyahe, ariko se ko mbona wagira ngo hari umuntu ubaza. Clevis ahera akabwira mama we kavuga ati uwo ni umwuzukuru wawe. Mama Clevis ati nda hano ndamutsa mwana wa,
ati none se n'umwuzukuru wanjye gute, uyu niwe Clenia? Abari aho bose ati yego. Mama Clevis ahobera Clenia akarira amarira y'ibyishimo avuga ati ariko mana ndongeye ndakubonye mwana wa, ni wowe? Clenia ati ni njyewe mukecuru, ni njyewe nyogoko, ni njyewe. Ngize amahirwe ndongeye mbonye nyogokuru, ngize amahirwe ndongeye ngize umugisha wo kugira nyogokuru. Umukecuru ati bana ba murabeshya, ariya mafoto mwanyeretse ntago ari ay'umwana wanjye, ku ifoto agaragara nabi, ubwiza afite ntago ari bwo ubona. Ati wibare gusa neza mwana wanjye. Arongera akamuyambira. Ako kanya rero imfura ya Gaju umwe yabyaranye na Clevis nawe ahita yinjira agahita avuga ati nanjye nabyumvise di, uyu ni mushiki wanjye. Ahera akamuhobera. Clenia aramwitegereza akavuga ati none se uri musaza wanjye? Undi ati yego. Ahera akamwereka Gaju akavuga ati uyu nguyu ni mama, uriya ni papa. Clenia arishima ati burya mfite na musaza wanjye. Arongera akamuyambira, ibyishimo bikaba byose, umuryango ukongera ukihuza, ndetse abari aho ngaho bose baranezerwa, ubona ibyishimo ari byose. Clevis ahera akavuga ati ngomba gukora ikirori cyo kwakira umukobwa wanjye, ngomba gukora ikirori cyo kwakira umwana wanjye. Agataha mu rugo nkamumurikira umuryango, nkamumurikira buri kimwe, akamenya iwabo. Rahura ahera ko akavuga ati oyazi, njyewe se ubwo umukobwa wanjye ndamuguha gutyo cyenyege? Clevis ati oya, ndabizi waramureze, ndanabizi ko mukunda. Ariko se noneho ko bikomeyera. Meda ahera akavuga atagakunzwe na babiri karabateranya. Ubu noneho Clenia rwose agiye guhinduka zahabu. Ndaje ntera agatebe ndebe intambara rwose y'ababyeyi ku mwana wabo. Clenia ahera akavuga ati nta mpamvu y'imirwano, nta n'impamvu yo gushwana. Ndabizi ko Raoul ari papa wanjye, ndetse na Clevis nawe ni papa wanjye. Ndabizi ko Carrie ari mama wanjye, yewe ndanabizi ko na Gaju kano kanya ari mama. Ikindi ndabizi ko ubu ngubu mfite abavandimwe, mfite basaza banjye 4. Ubu mfite uyu muri kureba aha, nkagira Gwiza, Muneza na Mugisha, nkongera nkagira murumuna wanjye nkunda cyane ari we Lia. Ariko ubundi ubwo njye ndi n'umunyamugisha, umuntu ugira aba mama 2 akagira aba papa 2 akagerekaho anti Akimu, hafi aho ngaho akagira nyogokuru, akagerekaho ankomedi. Hari ubwo aho ntari umunyamugisha ni muzambwire kuri iyi si undi muntu ufite ababyeyi 4, aba mama 2 n'aba papa 2. Ahubwo njyewe ndahenze, njyewe ndakubiye, ati ndi n'umunyamugisha pe. Ati rero nta mpamvu yuko ababyeyi banjye bazahangayika, mwese muzajya mumbona kandi uko bikwiriye, abe kwa Raoul, abe nawe kwa papa ari we Clevis, mwese muzajya mumbona, nta muntu uzigera umbura, muri mwese ntawe uzambura, kandi nanjye sinzababura, turi umuryango. Nyogokuru we aba yanarize akajya avuga ati mwana wa enda hano icara iruhande rwanjye. Mukecuru we ntaba ushaka no kuva iruhande rwa Clenia, aba ari kumwitegereza mukoraho buri kanya, mureba avuga ati mwana wanjye warakuze, wavuyemo igikobwa cyiza, ati mbese urasa neza,
ati wibare gusa neza. Ahera akakomeza avuga ati Imana yibare kukurinda. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Logan. Logan aba yataye umutwe afite igihunga. Ubona afite ubwoba bwinshi, arimo yitegereza abaganga ukuntu bari gukora akana kariya, barimo badoda umutwe wa Jesse kubera ko wamenetse. Baba bamucometse ibyuma byinshi, igihe bari kumwitaho bari kumudoda ibyuma birahagarara. Mu guhagarara abaganga bose bahita bagira ubwoba, bakavuga ati nimurebe n'iki kibaye. Mu kwitegereza bahita babibona ko Jesse ashobora kuba hasize ubuzima. Abaganga baragerageza kabona byabaye iby'ubusa, bahera ko bakamworosa, barangiza bagasohoka bakajya kureba Logan aho aba ahagaze. Simba bari hafi aho ndetse na James. Abaganga bahera ko bakababwira ati twakoze uko dushoboye, ntacyo tutakoze, ariko umurwayi wanyu biranze, ahasize ubuzima. Yari yatakaje amaraso menshi, ikindi yaguye nabi, ntago byari kumugwa amahoro. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese koko Jesse ahasize ubuzima? Nangwa ntago ahasize ubuzima? Dusize Clenia maze kubabarira umuryango we, maze kubabarira papa we, ibyishimo ari byose. Ese na Deborah azagera aho ngaho mubabarire? Nangwa wazakomeza kutamubabarira, akomeza mwima imbabazi? Ese aho ngaho ubundi tugarutse kuri Jesse, niba hasize ubuzima, aha hari ntibyaba ari kwa kundi bavuga ngo icyaha kibyara urupfu, amaherezo y'icyaha ni urupfu? Byose rero tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.